Reka tubasuhuze mwese aho muherereye, yaba ari mu mujyi wa Kigali, mu nkengero z'umujyi no mu ntara zose. Njye muri kumwe ni Pasteur Jean Pierre Rugengumwe. Nk'uko mubimenyereye tuba dufite ikiganiro ibanga ryo kubarirwa icyaha no kuvuka ubwa kabiri buri wa gatandatu saa tanu. Rero tugarutse mu kiganiro kugira ngo dukomeze dusangire ijambo ry'Imana, tuganire kuri ubu ubutumwa bwiza buhishura uburyo umunyabyaha yaba umukiranutsi, yewe n'uburyo umukiranutsi ashobora kuba ubuzima bw'umwuka, ubuzima bwo kwizera, cyane ko birivuga ko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Rero ndabashuje kandi mbaha n'ikaze muri iki kiganiro. Ngiye gusenga Imana. Uyu munsi dufite ibintu byinshi byo kuganira. Ndashaka ko tuza kuganira ku gucungurwa kw'iteka, gucungurwa tubona muri Bibiliya, kugira ngo tubashe kumva neza uburyo ibyaha byacu byogejwe, uburyo iyi Bibiliya ishema ibanga ryatuma tubabarirwa icyaha, ryatuma twakira imbabazi z'ibyaha, ryatuma tuvuka ubwa kabiri. Reka rero dusenge, nitumara gusenga n'ubundi turakomeza. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ko duhaye amahirwe kugira ngo twongere duhurire muri studio za Radio Umucyo, dukomeze tuganire kuri ubu butumwa bwiza. Ni ukuri niwe waduhaye iyi radio kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza ukomeze gusakara mu gihugu cyacu, usakare mu matwi y'Abanyarwanda aho bari hose, yaba ari mu Rwanda, bari hirya no hino ku isi, binyuze ku ikoranabuhanga, bose babashe kumva ubutumwa bwiza bw'umwimerere, iri jambo ry'Imana ry'ukuri ribasha kubohora imitima yacu. Turagusabye rero kugira ngo utuyobore muri iki kiganiro kuva dutangiye kugeza igihe dusoreza. Byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka dutangire dusoma Bibiliya. Turi buganire rwose, ndi bubaha akanya kugira ngo tuganire, ariko nk'uko nabibabwiye ndashaka tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku gucungurwa kw'iteka. Turatangira dusoma Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cy'icumi. Nimba rwose ufite Bibiliya yawe, ndakwinginze urambure mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 18. Abantu mwese mufite Bibiliya, reka mbasabe rwose murambure iki gice. Ni igice kidusobanura neza kuri uku gucungurwa kw'iteka n'uburyo Yesu Kristo cyangwa se Imana yadusohoreje uku gucungurwa kw'iteka. Reka rero mbasabe dutangire dusoma Bibiliya. Abaheburayo igice cy'icumi guhera ku murongo wa mbere handitse ngo, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba bararoreye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amafisi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mperako ndavuga nti, dore ndaje Mana. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana,
ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye, kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Kandi n'Umwuka Wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe, ntakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Amen. Tugejeje ku murongo wa 18. Ndashaka ko tuganira ku gucungurwa kw'iteka uyu munsi twifashishije iyi mirongo. Igihe cyose tugiye mu mazu akomeye, mu bigo bikomeye, ku bibuga by'indege, ahantu henshi, usanga kugira ngo winjire nuko bakwemerera kwinjira, ariko kugira ngo bakwemerere baragusaka. Hari ibyuma ducamo bidusaka, kubera ko haba hagomba kurindwa umutekano n'izindi mpamvu z'umutekano zitandukanye, bigatuma rero bagushyiraho icyuma ucamo kikagusaka kugira ngo barebe nimba nta kintu cyatuma umutekano utagenda neza aho hantu. N'uyu munsi ubwo nazaga ninjira hano, mbere yo kwinjira muri studio, byabaye ngombwa ko nca muri icyo cyuma, biba ngombwa ko imizigo yanjye nayo, igikapu nari mfite nacyo bagicishamo, yewe banarenzaho no kunsaka cyangwa se kunshyiraho ibindi byuma. Ese kubera iki ibi byose bikorwa? Nuko tuba tutizeye abantu turi kumwe, cyangwa se umutekano. Ntabwo ushobora kumenya ngo uyu nguyu ni umugizi wa neza, uyu ni umugizi wa nabi, kubera ko turi abantu bahishwe imitima y'abantu. Rero niyo tuvuga iby'Imana, tuvuga iby'icyaha, rimwe na rimwe hari igihe dutekereza ko icyaha ari ikintu kigaragara, ariko ntabwo ari byo. Iyaba byashobokaga ngo abapasiteri bose, abavugabutumwa, abajya mu rusengero bose, habe hariho imashini nk'iyi ngiyi ipima ko umuntu afite icyaha cyangwa ntacyo afite, ko umuntu yakira imbabazi z'ibyaha cyangwa se atarazakira, byakatworoheye. Ariko iyi mashini yo ntayo turabona ishobora gupima ko umuntu afite icyaha cyangwa ntacyo afite. Gusa icyaha si ikintu dushobora kubonesha amaso, niyo mpamvu twifashishije Bibiliya. Umuntu niwe wenyine ushobora gutahura ngo burya ndacyari umunyacyaha, burya ndacyari umuntu ukeneye kwakira imbabazi z'ibyaha, burya nubwo ndi pasiteri, burya nubwo ndi umuvugabutumwa, burya nubwo ndi umukristo, ariko sindababarirwa, sindakira imbabazi z'icyaha, ahubwo ndacyari umunyabyaha. Rero umuntu ufite icyaha wese ntabwo azemererwa kwinjira, ntabwo ashobora kwemererwa kwinjira mu ijuru, kubera ko mu ijuru ntihazagerayo icyaha. Ariko se kubera iki dukeneye kwakira imbabazi z'ibyaha? Kuki dukeneye kuvuka ubwa kabiri? Nuko twese mu by'ukuri twavukanye icyaha, ariko kubera ko icyaha ari ikintu kitagaragara, inshuro nyinshi imitima yacu iradushuka. Muri Yeremiya igice cya 17 umurongo w'9 aravuga ngo, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ugira indwara ntiwizera gukira. Ngo se ninde ushobora kumenya ukuri? Ko iyi mitima dutunze ari uko imeze, kandi tudafite imashini ishobora guhishura ububi bwayo n'icyaha kiyirimo, bizatugendekera gute kwihora idushuka kenshi? Uzasanga abantu benshi batekereza ko bizera Imana, batekereza ko ari abana b'Imana, ariko bakanavuga ko ari abanyabyaha, bakanavuga ko bagifite icyaha mu mitima yabo. Ese ibi bintu wabihuza gute ko bidahura? Ntabwo ushobora kuba umwana w'Imana kandi ngo ube n'umunyabyaha icyarimwe. Murabizi ko ubusanzwe iyo umuntu ubyara umuntu, yaba ari inyamaswa nk'ihene ikabyara ihene, yaba ari inka nayo ikabyara inka. Ntabwo umuntu ashobora kubyara inka, nta n'ubwo inka ishobora kubyara umuntu. N'Imana rero kuko yeranuka,
iyo ibyaye abana ibabyara ari abakiranutsi bera kandi batunganye. Ariko kubera icyo abantu batarahishurirwa iby'iri banga, kubera icyo abantu bakivuga ko ari abanyabyaha. Rero uyu munsi twasomye imirongo myinshi iri mu Baheburayo igice cy'icumi. Ni imirongo iduhishurira icyo twita gucungurwa kw'iteka, uburyo kwakozwe na Yesu Kristo. Ariko uku gucungurwa kw'iteka ntabwo twakuvuga tutavuze icyaha, kubera ko buri gihe habaho gucungurwa kubera ko habayeho icyaha. Hari ikintu tugomba kumenya neza mu gihe tuvuga iby'imbabazi z'icyaha, mu gihe tuvuga ibyo gucungurwa. Hari abantu baririmba ngo twaracunguwe, ariko se ni iki wacunguwe koko nimba ukiri umunyabyaha? Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 4 havuga uburyo gucungurwa byakorwaga. Uku gucungurwa na kera kose kwarakozwe mu gihe cy'ihema ryubatswe mu gihe cya Mose. Birivuga ko hagiye habaho gucungurwa kw'ibyaha by'Abisiraheli, kandi ibyo ngibyo byakorerwaga mu ihema. Ariko uku gucungurwa kwabagaho kugacungura icyaha cy'umuntu yakoze, cyangwa se ibyaha by'ubwoko bwose bwakoze mu gihe cy'umwaka wose. Ariko ibi byose biri byita ngo ni ibya mbere. Ibi bya mbere rero ntabwo byigeze bibasha gukuraho icyaha by'iteka ryose, ntabwo byigeze bibasha gushyikiriza abantu imbabazi z'ibyaha z'iteka ryose. Niyo mpamvu birivuga ko ibya mbere byaje gukurwaho kugira ngo hakomezwe ibya kabiri. Ariko nk'uko ibya mbere byakorwaga, mu by'ukuri n'ibya kabiri niko byakozwe. Icyahindutse ni igitambo, ni umutambyi, ni ubutambyi. Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 4 uhereye ku murongo wa 27 yaranditse ngo, kandi nihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije, akagibwaho n'urubanza, icyaha yakoze ntakimenyeshwa, azana umwagazi w'ihene udafite inengeho igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Arambika ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikiraho abikirira igitambo cyoswa. Umutambyi yendesha urutoki ku maraso yacyo, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. Umurongo wa 31 ukavuga ngo, urugimbu rwacyo rwose arukure nk'uko bakura urw'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi arwosereze ku gicaniro ruba uhumura Uwiteka neza. Nuko umutambyi amuhongerera impongano, maze uwo muntu azababarirwa. Uku niko icyaha cyababarirwaga mu isezerano rya kera. Ariko nimba mubyitegereza neza mukabibona, hano Bibiliya ivuga ko ikintu cya mbere cyabaga gikenewe kugira ngo habeho gucungurwa nuko habagaho umuntu wakoze icyaha. Nimba habayeho gukora icyaha, iyo yari impamvu nyamukuru ishobora gutuma habaho no gucungurwa kw'icyaha. Igihe nta cyaha kiriho, igihe nta munyacyaha uriho, igihe nta muntu wemera icyaha kiri mu mutima we, no gucungurwa ntibiba bigishobotse. Ariko iyo habonetse icyaha, icya mbere ni uko habaho gukora icyaha, ariko icya kabiri biravuga ngo hariho no kumenyeshwa icyaha. Umurongo wa 28 ni uvuga ngo icyaha yakoze ntakimenyeshwa. Nakimenyeshwa arabona ko nta kindi cyari kimukwiriye ni ugupfa. Arabona ko nta kindi kimukwiriye kiretse guhanwa, kuko ibihembo by'icyaha ni urupfu. Mu mategeko y'ibihugu usanga icyaha cyose kigira igihano cyacyo, ariko mu mategeko y'Imana Bibiliya ivuga ko ibihembo by'icyaha ari urupfu. Icyaha cyose wakora uba uri umuntu wo gupfa, uba uri umuntu wo kurimbuka gusa, kandi by'iteka ryose. Rero ku Mana nta cyaha gito nta n'ikinini kihaba,
ahubwo ibyaha byose birangana, yewe n'ibihembo cyangwa se igihano cyabyo ni kimwe, ni ukurimbuka, ni urupfu rw'iteka ryose. niyo mpamvu abantu bakina n'icyaha, ntabwo icyaha ari ikintu cyoroheje. igihe cyose ufite icyaha mu mutima wawe uba uri umukandida wo kurimbuka by'iteka ryose. igihe cyose ukiri umunyabyaha nta yandi mahitamo uba ufite keretse gucirwaho iteka no kurimbuka by'iteka ryose. ariko se kubera iki abantu batakira imbabazi z'ibyaha, kandi guhera mu isezerano rya kera biritwereka uburyo umuntu yababarirwaga binyuze mu gucungurwa kw'icyaha cye. uyu munsi nibyo nifuje ko tuvugaho. uyu munsi nibyo nshaka ko tuganiraho, tutavuga ku gucungurwa kw'icyaha kimwe cyangwa se ibyaha by'umwaka umwe, ahubwo turavuga ku gucungurwa kw'iteka ryose, turavuga ku gucungurwa kw'ibyaha byose, turavuga ku kubabarirwa kw'ibyaha byose. ese ni ukubera iki gucungurwa no kubabarirwa ibyaha tutabitandukanye? reka dusome mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere. abantu benshi nubwo bavuga gucungurwa cyangwa se babiririmba, usanga benshi batumva no gucungurwa icyo ari cyo. none gucungurwa ni iki mu by'ukuri? mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 haranditse ngo, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. aha ndashaka ko muca akarongo kuri iri jambo rivuga ngo ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. mu gihe tuvuga gucungurwa, mu gihe tuvuga kubabarirwa ibyaha cyangwa se ibicumuro, burya tuba tuvuga uburyo twacunguwe. ese nawe koko ukurikiye radiyo Umucyo uteze amatwi, waba ujya uririmba ko wacunguwe? nimba waracunguwe, ni iki wacunguwe mu by'ukuri? biravuga ngo gucungurwa ni nako kubabarirwa iki? ibyaha. ni nako kubabarirwa ibicumuro byacu. niyo mpamvu iyo tuvuga ku gucungurwa kw'iteka, tuba tuvuga ku mbabazi z'ibyaha twabonewe na Yesu Kristo, ariko zitari za mbabazi z'icyaha kimwe, zitari za mbabazi z'ibyaha wakoze umwaka wose. uzasanga iyo umwaka ujya kurangira, nk'ubu turi mu mpera zawo, undi ujya gutangira, abantu bakusanya ibyaha byose bakoze, bakiyemeza kutazakora ikindi cyaha mu mwaka utaha. usanga hari abavuga bati reka tubyandike tubitwike, hari abavuga bati reka tubyandike tubishyire wenda mu rusengero tubisengere ntibizongere kutugarukaho, hari abajya mu misozi wenda bakabihambayo, hari abakora ibintu byinshi batekereza ko uko ariko icyaha gicungurwa. ariko ibyo si byo, ahubwo kuva kera kose icyaha hari uburyo cyacungurwaga. uburyo rero cyacungurwaga, icya mbere kugira ngo gucungurwa kubeho, ni uko habaga habayeho icyaha nyine cyangwa se gucumura. ariko ibyo ntibyari bihagije, kuko uwakoze icyaha, ufite icyaha wese yagombaga kubimenyeshwa. rero binyuze mu mategeko, Imana yajyaga ihishura ibyaha by'abantu kugira ngo nibamara guhishurirwa yuko bakoze icyaha, bamenye icyo gukora. nta kindi rero bakoraga. ukimara kumenyeshwa icyaha, wahitaga umenya ko ibihembo by'icyaha ari urupfu. wahitaga umenya ko nta kindi wakora keretse ubonye uburyo icyaha cyawe kigira gute gicungurwa. gucungurwa rero kw'icyaha kuva kera kwahozeho gukorerwa mu ihema rya mbere, ariko uko byakorwaga ni nako byagombaga gukorwa kugira ngo ibyaha byacu natwe abanyamahanga bibashe gucungurwa. gusa ibyabaye mbere birivuga ko byari igicucu. niyo mpamvu iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 8, Abaheburayo igice cy'8 umurongo wa 1 hatangira havuga ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki? ni iki ngiki:
dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana. Kubera iki mu byo tuvuga byose igikomeye ari iki? Mu murongo wa 5 baravuga ngo kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo cy'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekeye kuri uyu musozi. Impamvu igikomeye ari uko dufite umutambyi mukuru umeze nka Yesu, nuko ibindi byose byari igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru. Niyo mpamvu ubwo Yesu yazaga, umunsi umwe Yesu amaze kuza mu isi yasanze Yohana ngo amubatize. Yohana Bibiliya avuga ngo yashatse kwanga, ariko Yesu aramubwira ngo emera ubikore. Nimusoma muri Matayo igice cya 3 uhereye ku murongo wa 13 havuga ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo dukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Kubera iki ibi byose byagiye bibaho? Yesu Kristo amaze kubatizwa, Bibiliya ivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, niko ijwi ryavugiye mu ijuru. Kubera iki? Kubera ko Yesu ntabwo yaraje gukora ibigendanye n'igishushanyo n'igicucu, ahubwo yaraje gukora iby'ukuri, yaraje kuducungura mu buryo budasubirwaho. Niyo mpamvu Yohana amaze kubihishurirwa muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 29 nibwo yavuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Biravuga ngo ni bukeye bwaho, nyuma y'uko Yohana abatije Yesu, nyuma y'uko Yohana amaze gukora ibyo Imana yari yamutumye gukora, yaravuze ngo noneho nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu mwana w'intama rero yaje mu cyimbo cya za hene, cya za ntama, cya za nka zajyaga zitambwa mu gihe cy'ihema rya mbere ryakorerwagamo ibigendanye n'igicucu n'igishushanyo. Ariko uyu munsi ntabwo tukivuga ku gishushanyo, uyu munsi ntitukivuga ku gicucu, ahubwo turavuga ku ihema ry'ukuri, turavuga ku gucungurwa k'ukuri kwakozwe na Yesu Kristo. Gusa nk'uko umutambyi yaramburaga ibiganza bye mu ruhanga rw'igitambo, niko Yohana yarambuye ibiganza bye mu ruhanga rwa Yesu kugira ngo yimurire ibyaha byacu mu mubiri wa Yesu. Ese ibi ngibi twabisoma he? Isomye muri Petero wa mbere avuga ko Yesu Kristo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we kugira ngo abone uko abibambanwa ku giti. Ariko ikintu gitangaje ni uko na n'uyu munsi kubera ko abantu batabasha kwizera Imana, ntabwo ibyo babibona. Mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 24 aravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tube ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Bavandimwe, nubwo wibona rimwe na rimwe ugatekereza ndi umunyabyaha, ndareba ngacumura, natekereza ngacumura, ariko hashize imyaka irenga 2000 Yesu Kristo yikorejwe ibyaha byacu, arabyikorera mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo ibyaha byacu bibone uko bicungurwa. Rero kubera ko icyaha atari ikintu kigaragarira amaso, nta nubwo dushobora kumenya uburyo ibyaha byacu byimukiye muri Yesu Kristo, ariko nta nubwo tubasha kumva uburyo byacunguwe. Gusa nicyo cyatumye Imana yandikisha Bibiliya kugira ngo twizere ijambo ry'Imana. None ni iki ijambo ry'Imana rivuga? Riratubwira ko Yesu yikoreye ibyaha byacu mu mubiri akabibambanwa ku giti. Riratubwira ko Yesu Kristo yacunguye ibyaha byacu by'iteka ryose.
gucungurwa kwakozwe na Yesu Kristo ni ugucungurwa kw'iteka. Ntabwo ari uko umunsi umwe, si uko iminsi 365, ahubwo ni uko ibihe bidashira. Ibyo dushobora kubisoma mu Baheburayo igice cy'icyenda. Mu gice cy'icyenda, nyuma y'uko tubonye ko ibindi byari igicucu n'igishushanyo, mu gice cy'icyenda ho havuga ngo iki? Iyo usomye umurongo wa 11 aravuga ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yayinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Haleluya! Uku gucungurwa kw'iteka birivuga, mwibuke mu Befeso bavuze ngo nuko kubabarirwa ibicumuro byacu. Nimba Yesu yaratuboneye gucungurwa kw'iteka, bivuze ko twababariwe ibicumuro byacu by'iteka ryose. Ariko abantu baravuga bati se ibyo bishoboka bite? Ni gute Imana yatubabariye ibicumuro tutaranavuka, tutaranabikora? Nshuti zanjye, mugomba kumenya ko ibyo twibwira n'ibyo Imana yibwira biratandukanye. Turi abantu bagengwa n'igihe, ariko Imana ntigengwa n'igihe. Imana ibaho mu buziraherezo. Rero nimba ushaka kwizera Imana, ugomba kubanza gusohoka mu myumvire yawe ya kimuntu, ukemera ijambo ry'Imana ukorere. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Iby'abantu, ibitekerezo by'abantu, ibyo byose byashyizwe ku ruhande kugira ngo himikwe ibyakorewe mu ijuru. Niyo mpamvu agakiza twakira si agakorewe muri iyi si. Ntabwo ukakiriye mu Rwanda batandukanye n'uwakakiriye i Burayi cyangwa ahandi, ahubwo kuko kakorewe mu ijuru ni kimwe. Rero mu gice twasomye cy'Abaheburayo igice cya 10 havuga ibintu bikomeye cyane. Havuga ibintu bikomeye kubera ko umurongo wa 11 ugaruka kuri bwa butambyi bwa mbere, ukavuga ngo kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo watamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ubu ni bwa butambyi bwa mbere bwakorerwaga mu ihema ry'igicucu n'igishushanyo. Ariko iyo usomye umurongo wa 12 avuga ngo ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana. Ese iki ni ikihe gitambo? Ngo ni igitambo cy'iteka. Iki cyari igisubizo cy'igitambo, iki cyari igisubizo cy'iteka ryose. Niyo mpamvu ukomeje ugasoma aravuga ngo kuva icyo gihe yicaye iburyo bw'Imana. Ko yararangije umurimo we, yahereye ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye, kuko ngo abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Twese twari abo kwezwa, twese twari abo kubabarirwa, twese twari abo kugirirwa impuhwe. Ariko Imana yatugize abera iteka ryose, kandi yadutunganyishije iteka rwose kubw'igitambo kimwe cyatambwe rimwe, kandi ngo birahagije iteka. Niyo mpamvu bivuga ngo yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Umurongo w'9 haravuga ngo aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Kandi ibyo Imana ishaka biravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Bivuze ngo Imana yashaka ko twezwa, kandi ni nayo yabikoze. None Bibiliya ikomeza ivuga ngo binyuze mu maraso y'umusaraba, umuntu wese wizeye atsindishirizwa na Yesu Kristo mu bintu byose by'amategeko ya Mose atabashaga kudutsindishiriza. Binyuze mu maraso yo ku musaraba, binyuze mu kuba Yesu yarikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, iyo twizeye ibi ngibi duhinduka abera. Rero nshuti yanjye aho waba uri hose, icyo Imana igusaba si uko ugira icyo ukora, ahubwo ni uko wumva ukizera ijambo ry'Imana. Uramutse wizeye ko wagizwe uwera, uhinduka uwera. Niringiye ko
muri buze kwizera umusaraba watunganije. None uyu munsi nta kindi kintu ukeneye kongera gukora ku bw'ibyaha byawe, kubera ko iyo usomye umurongo wa 16 n'uwa 17 aravuga ngo iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mutima wabo, mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Imana yavuze kutazibuka ukundi ibyaha byawe n'ubugome bwawe. Niba hari ikintu kibi wakoreye umuntu uwo ari we wese, njye uramutse unkoreye ikintu nkabimenya, yewe iyo wakoze ikintu uwo ari we wese kubera ko ufite umutimanama wumva utamerewe neza, ndetse iyo hari uwo wahemukiye ukamujya imbere n'ubundi icyo gihe cyose wumva ufite ipfunwe. Ase bizagenda bite uramutse wampemukiye nkakubwira nti rwose narabyibagiwe byose, cyangwa se ngewe mbyibagiwe we ntubyibagirwe? Mu by'ukuri ikintu tuba dukeneye ni ugusobanukirwa umutima w'Imana. Mu gihe cyose tubayeho ubuzima bwo kwizera Imana, mu by'ukuri dukeneye kumva neza imvugo y'Imana. Mu gihe tudasobanukiwe iby'Imana, tuba dukeneye no gusobanuza. Ese ko Imana ivuga ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu itazabyibuka ukundi, bivuze iki? Bivuze ko ubusanzwe turi abagome? Bivuze ko ubusanzwe turi abantu bafite ibyaha? Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo muri kamere yanjye nta kiza kimbamo. Ariko agakiza ni iki? Gucungurwa ni iki? Agakiza ni uko Imana itazibuka ibyaha byacu n'ubugome bwacu, kubera ko ariyo yadukijije, kubera ko ariyo yaducunguje amaraso y'umwana wayo. Ibyo byatumye ishyira iherezo ku byaha byacu n'ubugome bwacu. Iki ni isezerano rishya bivuga. Ntabwo izibuka ibyaha byawe, ntabwo izibuka ubugome bwawe, kuko mu mutima w'Imana harimo kwizera yuko amaraso ya Yesu, umubiri wa Yesu byari bihagije kurenza ibyo abantu bose bo mu isi bakeneye kugira ngo ibyaha byacu byezwe. Rero gucungurwa ku iteka twabonewe na Yesu Kristo, iki nicyo kuvuze. Bivuze ko twababariwe ibicumuro byacu by'iteka ryose. Nshuti bakundwa, ni byiza ko mukurikira iri jambo ry'Imana. Ni byiza ko buri gihe muba mushishikajwe n'iri jambo ry'Imana, ariko ikintu cy'ingenzi kurushaho ni uko mwemerera ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Igihe twakirira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, nta kabuza turahinduka, ubuzima bwacu burahinduka. Iyo wakira imbabazi z'ibyaha, iyo wakirira ijambo ryo kubarirwa icyaha mu mutima wawe, rikuryohera kuruta uko ubuki buryoha. Riraryoha cyane ku buryo kuva uwo munsi, kuko uba wakiriye Umwuka Wera, utangira ubuzima bushya. Icyo ni cyo cyitwa ibanga ryo kubabarirwa icyaha no kuvuka ubwa kabiri. Iyo umaze kwakirira ibanga, ni ukuri uba wakiriye kubabarirwa by'iteka ryose, wakira Umwuka Wera kuko ubuvutse ubwa kabiri, kandi ubu byawe utakiri umunyacyaha ahubwo uri umukiranutsi, kuko Imana ari iyera, iyo ibyaye abana bose baba ari abera. Niringiye ko rero aho uri hose wakwizerera ijambo ry'Imana, ntuzongere kwiyita umunyacyaha ukundi, ahubwo ujye uhora ushima Imana, kandi uyu munezero w'agakiza uzakuyobora. Niwo uzatuma wumva no mu gihe wasibye amateraniro yera, wumva mu by'ukuri wahombye kandi wacikanywe. Niwo uzatuma wumva igihe utabwiriza ubutumwa bwiza, mu by'ukuri wacikanywe. Kubera iki? Ubuzima bwawe bwose buhita buhinduka, kuko uba uhindutse icyaremwe gishya. Rero twemerewe kwinjira, ariko nta muntu uzinjira agifite icyaha, ahubwo igihe icyaha cyawe kimaze kozwa, igihe wakiriye iri jambo ry'Imana mu mutima wawe nk'uko riri mu mutima w'Imana,
kuva uwo munsi uba uhindutse cyane mu gihe. Reka dusenge. Mana yacu turagushimiye kubwo gucungurwa kw'iteka twabonewe na Yesu Kristo. Komeza iri jambo ribe mu mitima y'abanyarwanda bose kugira ngo tubashe kubohoka icyaha by'iteka ryose, tubeho mu munezero w'abana b'Imana dutegereje kugaruka kwa Yesu. Ni mu izina rya Yesu tusabye twizeye, amen.